nigeze kujya gukora ahantu ikiyedi, gukoresha imbaraga z'amaboko cyangwa se gukoresha amaboko. Ndagenda umunsi umwe mpageze, umukapita arandeba arambwira ati ubuse nawe waje mu kiyedi? Mu by'ukuri si uko nari nje kucyaka ntababaye, kuko nari nkeneye amafaranga, ariko we yarandebaga akavuga uyu mwana arabishobora, uyu mwana ubu araterura ibuye, araterura ihene, araterura. Nawe bijya bikubahereka wowe nkurikiranye, hari igihe ujya kwaka akazi bakareba bakavuga ati uriya muntu arashobora iki kintu, ariko mu by'ukuri ya mitekerereze uba wageze kugira ngo ujye gukora kiriya kintu, twebwe nka Positive turavuga ngo courage kandi komereza, kubera yuko icyo gihe nanjye byambaye umuntu aransubiza inyuma kandi nari nagiye kwaka akazi k'ikiyede ariko ngeze kuri tele babona abantu nyine bakeneye gukora ikiyede, njye simbishoboye, sindimo, sinabishobora. Icyo gihe rero ikintu cyabaye barambwira ati rero wowe akazi kawe ntagahari, ariko ngenda mbabaye ndavuga niyaba mwari muzi umutima watumye mbyuka nza, mwakabaye mumpaye akazi ariko kose ariko nagakora. Ngiye kukwakira ndetse ndanagusuje wowe ukomeza kudukurikirana hirya no hino ku isi aho uherereye kuri Positive. Tuguhaye ikaze kandi turagusuje wowe ugiye kudukurikirana ari ubwa mbere, tukubwira ngo mu by'ukuri ni byiza yuko tukugize kandi ugiye kuzajya ukomeza kudufasha kugira ngo ubutumwa dutega nyagutanga ku bantu bose batuye hirya no hino kuri iyi si ubashe kubageraho. Hanyuma rero nanone muri rya jambo ryacu ryo kubasuhuza tunabihanganisha, tunababwira kandi ngo birashoboka yuko ubu waba utameze neza, birashoboka yuko waba uri guca mu buzima butandukanye bukugoye muri iyi minsi. Hanyuma tunakubwira ngo ariko uko byagenda kose ni ijambo tutabura kukubwira, turakubwira ngo birashoboka yuko uyu munsi ushobora kuba uri kurira ariko bwaki impundu zikavuga. Iryo ni ijambo ryo guhumuriza wowe unkurikiranye, wowe mupapa, wowe mumama, wowe musore, mukobwa uri kunyura mu bintu bitakoroheye muri iyi minsi. Ubuzima buragoye, nibyo, ubushomeri burakomeye, ariko kandi turaza tukakubwira ngo humura, hamwe n'Imana hari igihe bizagenda neza, kubera ko ibihamya turabifite kandi natwe turabagaho kubihamya. Mu by'ukuri ubuzima ntabwo buhora uko nguko, ntawe uhora ababaye cyane muri ubu buzima. Hari igihe ubabara uko dukomeza tubivuga, ariko ikindi gihe ugaseka. Tugenda tubona ingero nyinshi cyane ku bantu, abo duturanye, abo tugendana, abo dukorana hirya no hino, nabo tuganira. Rero ni ibimenyetso bitwemeza yuko uyu munsi ushobora kurarurira ariko ejo impundu zikavuga. Hanyuma nkuhumurize wowe wari ugeze ahantu wiheba, wari ugeze ndetse nawe ushobora kwivutsa ubuzima, ariko ukaba udukurikiranye uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire wihangane, komera, shikama, senga Imana. Dukunda kubivuga tukakubwira ngo mu by'ukuri ni ikintu tudashobora gutangira ikiganiro tutakubwiye ngo ihangane kandi uhumure, ibihe birahinduka. Twarabibonye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwaki impundu zikavuga. Rero ikindi twaje kukubwira ngo mu by'ukuri ihangane, komera, ubuzima burahinduka. Uyu munsi ushobora kubona uri hirya no hino, mu by'ukuri kurara hanze, barimo barakwirukana mu nzu, barakwirukana ku ishuri, birakomeye mu buzima, bigenda bitubaho muri ubu buzima. Ariko kandi twe nka Positive twaje kukubwira ngo isi nuko tuzakomeza tukayibamo, tuzagera igihe tunezererwa, tugera igihe tubabara, nyine ni ibihe bihora bisimburana, umugani wa babandi kandi. Hanyuma rero muri iryo jambo twarimo tukubwira ryo kugira ngo tukwihanganishe, tukubwire ngo mu by'ukuri ihangane wewe uri kunyura muri ibyo bintu bigoye amarangamutima yawe, utari kubona uburyo ki wabivamo. Positive twaje kukubwira ngo
ubuzima ni ikintu gihinduka, ntabwo gihora uko cyari kimeze. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye ariko ejo bigahinduka ukishima, ejo ushobora kuba wishimye ariko bigahinduka ukababara. Byose biterwa n'impamvu ndetse n'igihari, kandi ni ubuzima tugomba kubamo. Kuri iyi si niko bigomba kumera, kandi tugomba kwitoza kubibamo kuko nta kundi, ni ubuzima bwo kuri iyi si. Hanyuma wowe dukurikiranye kuri uyu munsi nanone, nk'uko tugenda dukomeza tugaruka ku biganiro byacu, mwebwe abo tumaze kumenyerana bamaze gukora subscribe, mwamaze kumenyera yuko ari ibiganiro byacu, inama se kugira ngo tuganire ku kintu kigendanye no gukora. Twebwe twaje kuvuga ngo turi gushyiraho ifatizo, twababwiye yuko dushaka cyangwa se twifuza kuzajya duzana abatumirwa kuri Pasi TV, ariko baza kwigisha ku kintu kigendanye no gukora, ndetse tukavuga ubuhamya bwacu mu bijyanye no gukora, tukavuga imibereho yacu, ibyo twacemo bitugoye, ariko twatumiye abatumirwa. Rero muri uyu mwanya n'ubundi ndacyafashe umwanya wo kugira ngo mbanze nshyireho ibuye fatizo ku nyigisho dutegura nko kuri Pasi TV. Twanze guhita dutumira abantu tutari twashyiraho ifatizo kugira ngo abantu mudukurikiranye mumenye ngo ese Pasi TV ikora iki cyangwa se igamije iki. Rero twebwe icyo tugamije ni ukuburira cyangwa se guhugura, kubwira urubyiruko rudukurikirana, abasore n'abakobwa, ndetse tukabwira n'abapapa ndetse n'abamama ku isi hose. Waba umuntu umwe udukurikirana, waba babiri badukurikirana, mu by'ukuri twe ntabwo tureba ngo ninde turi kubwira, ni bangahe badukurikiranye, nta nubwo tuba tubazi, ariko kandi muri comment bitwereka aho tuba turi kubwira yuko bari badukurikirana. Rero nanone uyu munsi mwaha ikaze nanone, kandi mubwira ngo ndakeka yuko ibintu tugenda tuganira mugenda mwumva yuko ari byo, kandi turizera nanone yuko bizagira impinduka mu buzima bwanyu, ndetse natwe tuba tubabwira natwe twibwira. Ntabwo twaje kugira ngo tubasunikire agapira gusa, ahubwo natwe burya iyo turi kuvuga tuba tugenda twuza ibyo tuvuga, hanyuma tukanashakisha natwe ni gute dushobora gukora, cyangwa se ni gute dushobora gutera imbere, ni gute dushobora kuzamuka mu ntambwe. Rero twebwe twaje kuba abarimu ku kintu kigendanye no gukora, kuko twaje gusanga yuko ni imbogamizi turi guhura nazo muri iyi minsi, ariko ziba zarahereye mbere ku babyeyi bacu, kuri bakuru bacu, cyangwa se barumuna bacu hirya no hino, kuri wowe dukurikiranye ku isi. Kandi nanone tukakubwira ngo mu by'ukuri ubuzima ntabwo abantu bose babayeho kuko bifuza, ahubwo babaho bashaka kurenga aho bari bari. Umuntu wese uzasanga, nimba uri umuhinzi uba wumva waba umumotari, nimba uri umumotari uba waba wumva watwara imodoka. Niko ku isi tugomba kuyibaho, kandi ni nako biri, kuko iteka umuntu ahora yifuza gutera imbere, ahora yifuza kuzamuka. Rero twebwe nka Pasi TV twaje kubwira wa muntu udukurikiranye hirya no hino ku isi, ariko udafite iyo mitekerereze yo guhinduka, ngo agire iyo mitekerereze yo kwibaza ngo ese kuri iyi si ngomba gukora iki, ngomba kubaho gute, ni iki ngomba gukora. Tunakumenyesha aho dukurikiranye ngo buriya hari umugambi Imana yakuremeye, hari icyo Imana yakuremeye, hari impamvu Imana yakuremye, hari impamvu uri kuri iyi si, hari impamvu uri kumva aya magambo ndi kuvuga. Ntabwo ari ukugira ngo bice mu gutwi bihinduke mu kundi, oya, ahubwo ni ukugira ngo bigire icyo bihindura mu buzima bwawe, kugira ngo bigire ikindi kintu byubaka. Kuko nimba tuvuga ngo birashoboka ko waba uri mu buzima bukakariye, bukomeye, ku kigero cy'uko ushobora no kuvuga ati wava kuri iyi si, ntabwo ariko Imana yakuremeye. Mu by'ukuri ntabwo yakuremeye kubabara, ahubwo yakuremeye ibintu byose bigenda bigukuza ku kigero cy'uko ugomba kuba kuri iyi si. Rero muri ibyo byose bigomba kutwubaka, harimo kunezerwa, harimo kubabara, harimo kwangwa, harimo ikisasa. Ibyo byose rero umuhanga cyangwa se umuntu wamaze gusobanukirwa iby'iyi si turimo cyangwa uyu mubumbe, akabasha kwihangana kandi akabasha gukomera kugira ngo akomeze urugendo, kuko twaravuze ngo iyi si tuyiriho ariko tuzanayivaho. Hanyuma tukaza tukibaza ngo ese njyewe Pasi ndakora iki, Pasi TV turakora iki
kugira ngo tugufashe kumenya ni gute ushobora kuba muri iyi si, cyangwa se n'icyo ugomba kumara muri iyi si. Ese uri kugera ku ntego z'icyo Imana yakuremeye kuba kuri iyi si? Mu bintu twavuze yuko Imana ntabwo yaturemye gusa ngo twicare. Hari abafite iyo myumvire, hari abumva ari uko nguko, ariko uko bizagenda kose Imana yakuzanye mu muryango wawe ukomokamo cyangwa se uri kubarizwamo kubw'impamvu. Yakuzanye mu gihugu kubw'impamvu, ku isi hose kubw'impamvu. Nta kindi rero, ni ukugira ngo ubashe gukora nawe, ubashe gushyira itafari ryawe kuri iyi si, hanyuma nawe uzigendere nk'uko abandi tubona baza kandi bakongera bakagenda. So natwe rero tuza kukubwira ngo menya gukora mu gihe cyawe, ukireho kandi ube uw'umumaro mu gihe cyawe. Nta bundi buryo rero waba uw'umumaro mu gihe cyawe usibye muri cya gihe nyine uri gukora ibijyanye n'ibi turi kuvuga cyangwa se ibigendanye n'ibi tuba turi gusobanura. Rero kuba kuri iyi si bidusaba gukora, duhora tubisubiramo, hanyuma tugacalenginga wa muntu udashaka gukora, wumva yuko bimubangamiye, wumva yuko bimugoye, tukamubwira ati mu by'ukuri byakugora, byakorohera, ariko tugomba kubikora kugira ngo tube kuri iyi si. Nta bundi buryo, tugomba kubaho dukora, dukoresha amaboko. Rero ubushize twaganiraga ku ngaruka cyangwa se ku bibazo bigendanye n'umuntu udakora, cyangwa se biba ku muntu uri aho udatekereza ku kintu cyo gukora, udashaka kumva yuko hari impinduka yagira mu buzima bwiwe. Twebwe nka Pastor twaje kumubwira cyangwa se kumuhugurira, tukamubwira uko byagenda kose ubuzima ubayemo ntabwo ari bwo, ahubwo wahinduka, hanyuma ugahindura imitekerereze ukabasha gukora. Uyu munsi rero tugarutse nanone kureba ingaruka yindi nanone kuri wa muntu udashaka kwiga gukora cyangwa se kubaho akora. Ingaruka yindi ishobora kuba kuri wa muntu ubayeho yari yicariye, atuje, ntashaka gukora, ntashaka kuvunika, ntashaka kumubwiriza, ntashaka. Ni iyihe ngaruka yindi ishobora kuzaba kuri wa muntu dukurikiranye twaje kumubwira ngo wahinduka ugakora? Rero twaje gusanga nanone kandi umuntu udakora cyangwa se umuntu udashaka kwiga gukora ubu ngubu, hari izindi ngaruka cyangwa se ingaruka ziba nyinshi. Tugenda tuvuga izo twabashije gutegura kugira ngo tuganireho uyu munsi, ariko mu by'ukuri ingaruka ziba ari nyinshi, kuko umuntu udakora cyangwa se umuntu udashaka gukora ahura n'ibintu bitandukanye byinshi bigenda biba mu buzima bwiwe. Tugenda tubibona aho usanga umuntu nyine aba abayeho ariko akabaho nabi. Twavuze yuko iyo umuntu adakora agenda agira ibintu bimuranga, cyangwa se umuntu utarakoze mu gihe cyiwe, cyangwa se umuntu udashaka gukora mu gihe cye. Ibintu bimuranga twahoze tureba ubushize tuvuga ngo arangwa no guhora avuna abandi. Buriya umuntu udakora avuna abandi, avuna abakora cyangwa se avuna abakora, kuko akenshi ushobora kuvuna umuryango wawe, ukavuna umudugudu utuyemo, uvuna akarere, uvuna igihugu ndetse n'isi. Ibintu bigenda bigorana, ariko twebwe nka Pastor TV ikintu cyatuzanye kugira ngo tukubwire ni ukugira ngo tukuburire, ni ukukuburira cyangwa se tukakubwira ngo uko byagenda kose ni ngombwa yuko dukora, ni ngombwa ko dukora. Rero indi ngaruka twaje kureba, twaje gusanga buriya umuntu udakora nanone, cyangwa se umuntu udashaka kwiga gukora, cyangwa umuntu wowe udukurikiranye hirya no hino wicariye utuje, ushaka kubaho utavunitse, ushaka kubaho utarushye, twaje kukubwira ngo nanone ibintu bizakuranga iteka, uzarangwa no guhora ureba ku z'abandi. Umuntu udakora burya ahora areba iby'abandi bageze ku ki. Nimba ari umusore abavuga ati runaka ageze kuri iki cyangwa se niba ari umukobwa nawe nuko. Nimba ari umumama abavuga ati runaka yaguze igitenge. Nimba ari umupapa abavuga ati runaka amaze kubaka. Nyine uhora akenshi ureba iby'abandi,
ariko mu by'ukuri twaje kukuburira turakubwira ngo va kureba iby'abandi, ibaze ngo ese ngewe ndi gukora iki. Kuko nibyo dushobora kwigira ku bandi ariko dukora, hanyuma tukabasha gutera imbere twese, ariko atari ukuvuga ngo turi kureba ibyo abandi bakora twe turiyicariye cyangwa se turatuje. Mu by'ukuri icyo gihe bituzanira ingaruka. Ndibuka neza mu kiganiro cyatambutse twari turimo tubwira ababyeyi, tubabwira ngo uko byagenda kose amafaranga yego twaba tuyafite, ariko iyo tudatoje abana gukora cyangwa ngo tubwire urwo rubyiruko, akenshi usanga duhora turekarama iki? Tuba turekarama. Hari igihe umwana iyo amaze gukura akenshi arakunanira. Umwana, ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo ereka umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Rero twarimo dushaka kubwira ababyeyi cyangwa se we muntu ufite abantu urera, kugira ngo tukubwire ngo wibarera nk'umuntu muzahorana, wibamenyereza ibintu nk'aho muzagumana. Oya, ahubwo twari turimo tukubwira ngo gerageza gutoza uwo mwana, umutoza ikintu we yashobora gukora. Naho kugaburira ni byiza, kumuha ibyangombwa, kutemera yuko ashobora kuba ababaye nk'uko nawe wababaye, ni iby'ingenzi muri ubu buzima. Ariko kandi tukakubwira ngo gerageza umutoze kandi no gukora, kugira ngo cya gihe nawe muzaba mutari kumwe azabashe kwibeshaho. Kuko twaje gusanga yuko hari igihe kigera umwana ni muwe muri ababyeyi, kandi nawe mwana hari igihe kigera ababyeyi ni muwe muri kumwe. Izo zose tugenda tubibona kuri iyi si, tugenda tunyura mu buzima bugiye butandukanye, kandi tugasanga twese biri kutubaho. Rero twarongeye turanavuga ngo iyo utabashije kwitoza gukora hakiri kare, cyangwa se iyo utitoje gukora ukiri muto, wowe musore unkurikiranye, wowe mukobwa unkurikiranye, nawe rero mubyeyi ufite izo ngaruka zo utabashije kwiga gukora mbere, n'ubu bikaba bigufiteho ingaruka. Ariko uyu munsi twaje kukubwira ngo nuko utabashije kubona positive icyo gihe ngo ikuburire, ariko uyu munsi nicyo gihe cyawe cyo kubasha guhindura imitekerereze, hanyuma ugatangira kwibaza ngo ese nimba muri iki gihe haba ukuntu muri Bibiliya bajya bavuga ngo icyo bita kwiyinira, ukisuzuma. Rero natwe iyo turi kuvuga tuba tugira ngo wiyinire, wisuzume, ese ni hehe ntagenze neza? Ese ingaruka ndimo ngendamo ubu ngubu zaba zaratewe n'uko ntakoze mbere, cyangwa zaba zaratewe n'uko ntashatse kwiga gukora? Kuko hari ababyeyi bari muri izo ngaruka, nubwo tuba tubwira urubyiruko, ariko hari n'ababyeyi ubu ngubu b'ababyeyi ku isi badukurikiranye, ariko ugasanga uri mu ngaruka zimwe z'uko utigeze wiga gukora ukiri muto. Ibyo rero nka Positive twaje guhugura abo dukurikiranye. Aya ni amahirwe, ishusho media ni nziza kuko ituma tukugezaho ubutumwa turi guteganya ko umuntu yumva kandi ukabona. Rero wowe nkurikiranye uyu munsi, ni ukugira ngo wibaze, ese ibyo ndi gucamo byaba ari ingaruka z'ibyo ntigeze nitoza gukora kera nkiri urubyiruko? Ese ubuzima ndi kunyuramo bwaba ari ubwo bw'impamvu y'uko ntigeze niga gukora? Urugero nk'ubu, hari umuntu ushobora gusanga atajya gukora ikiyede ngo agishobore, kandi ari umupapa kandi nta n'akazi afite, wenda nta n'ubundi buryo afite, ariko ingaruka ni iki? Ni uko na mbere ntabwo yigeze abikora, ntabwo yigeze ashaka gukora. Ndeba ku munsi umwe nigeze kujya gukora ku kazi, wenda ngiye kubaha ubuhamya ho gatoya, mwe mudukurikiranye ntimukagire ngo tuza kubavuga kugira ngo wenda twebwe twagezeyo ko tuba tubatoza gukora, ariko natwe turakora. Ahubwo amahirwe twebwe nuko twahisemo kuza kuri kamera kugira ngo tukubwire ngo nawe ukure amaboko mu mifuka ukore. Nigeze kujya gukora ahantu ikiyedi, gukoresha imbaraga z'amaboko cyangwa se gukoresha amaboko. Ndagenda umunsi umwe, mpageze umukapita arandeba arambwira ati ubuse nawe waje mu kiyedi? Mu by'ukuri si uko nari nje kucyaka ntababaye, kuko nari nkeneye amafaranga, ariko we yarandebaga akavuga uyu mwana arabishobora, uyu mwana ubu araterura ibuye, araterura ihene, araterura. Nawe bijya bikubahereka
Uwo nkurikiranye hari igihe ujya kwaka akazi bakareba bakavuga ati ariko uriya muntu arashobora iki kintu, ariko mu by'ukuri ya mitekerereze uba wageze kugira ngo ujye gukora kiriya kintu, twebwe nka Positive turavuga ngo courage kandi komereza, kubera yuko icyo gihe nanjye byambaye umuntu aransubiza inyuma kandi nari nagiye kwaka akazi k'ikiyede ariko ngeze kuri tele babona abantu nyine bakeneye gukora ikiyede simbishoboye sindimo sinabishobora. Icyo gihe rero ikintu cyabaye barambwira ati rero wowe akazi kawe ntagahari, ariko ngenda mbabaye ndavuga niyaba mwari muzi umutima watumye mbyuka nza mwakabaye mumpaye akazi ariko kose ariko nagakora. So ngenda mbabaye, ngenda numva nyine baciye amazi ibitekerezo byanjye, ariko ndavuga ni ntacyo n'ubundi still njyewe wabitekerezaga ngo ndakomeza kubitekereza ni iki nakora. Nakomeje ndwana. So ariko igihe kimwe cyarageze ngera kuri chance baramfata. So kudacika intege zo kugira nyine zo gukora. Icyo gihe nubwo bambwiye ngo ni ntahe ntabwo nigeze ncika intege, nta nubwo numvishe ko kapita ambwiye nabi yuko asuzuguye yuko ntashobora gutera itafari cyangwa se oya, ahubwo numvishe nyine anyongereye ikindi kintu cyo kwibaza ese kuki anyangira kandi njyewe mfite ubushake, kuki yanze yuko nkora akazi kandi njyewe mfite ubushake. Rero hari igihe nawe bikubaho nshuti yanjye, nibinakubaho wigira ngo niwe wenyine byabaye, n'abandi bigenda bibabaho, ni challenges zo muri ubu buzima duhura nazo. So rero twebwe nka Positive twaje kukubwira ngo birashoboka yuko waba uri guca muri ibyo bihe, birashoboka yuko nyine urajya ku ndege ukabura icyo ukora, ugasanga hari abantu benshi, ugasanga akazi gahari ni gake, ugasanga akazi gahari karagoranye, ariko wicika intege. Twe twaje kukubwira turakubwira ngo wicika intege, gutekereza ikintu wakora ntabwo bishingira yuko icyo washaka gukora aricyo kibaye. Icyo cyo mukimenye wowe nkurikiranye, bitekereza gukora ikintu ngo nikidakunda wumve yuko ibintu birangiye, oya ahubwo urushaho gutekereza, kubera yuko icyo genda byibuka naragiye bamaze kunyangira nta mbabaye kandi njye ndavuye se ko nashakaga amafaranga. Mu by'ukuri hari igihe uba ushaka amafaranga yawe ku giti cyawe, ukaba utayasaba ababyeyi nabo ntayo bafite, ukaba utayasaba n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo ukavuga uti reka nkoreshe imbaraga zanjye kugira ngo mbashe kugera kuri cya kintu ushaka. So iyo ugeze rero nk'aho hantu nanone wari ugiye gushakishiriza icyo kintu wifuzaga bikanga, nyine wumva ubabaye, icyo gihe courage zikabura. Ariko kandi Positive njye naje kukubwira ndakubwira ngo nanjye ndi umuhamya wabyo, kuko ntabwo nakubwira ibintu ngiye naciye, ahubwo ibyo ndi gucamo ubu nibyo nigiye mu byo naciye. So rero niwumva mbikubwira ntabwo ari uko maze kugera aho ngera, ntabwo ari uko numva nishimiye aho ndi, ahubwo ndimo ndahatana ni hehe handi nagera. Ese imyumvire nari mfite ubu nta wundi muntu nayitiza watekereza icyo kintu kugira ngo nabo ahantu ari mutere courage. Hari n'igihe uvuga ngo ngiye gushakisha amafaranga, wavayo ababyeyi bakakuzonga bakakubwira nabi, ariko ya mindset cyangwa se ya mitekerereze yawe iba yagutse. Twebwe turakubwira ngo courage, tukakubwira ngo ikintu cyose uri gukora courage rwose, kuko ntabwo wakwishimira yuko ubaho ureba abandi ibyo bagezeho. Ntabwo twakwishimira yuko ubaho wishimira ibyo abandi bagezeho. No, nimba uri umusore ugomba kwishimira ibyo ugezeho wowe ku giti cya peke yawe. Ngeze kuki? Umwaka watambutse, senior 1 nimba uri umunyeshuri, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6, nyine ukagenda utishimye. No, wivuga ngo runaka niwe ushoboye, oya nawe urashoboye. Hari ukuntu ushobora gusanga iyo tuvuga gukora ubundi tuba tuvuga ikintu cyose tubayeho mu gukora, ikintu cyose tuba turi gukora, yaba ari amasomo twiga hirya no hino, yaba ari akazi dukora barafite akazi, yaba ari abari mu rugo, ibintu byose tubigeraho kuko ni ugukora, turakora, beshwaho no gukora.
rero twaje kukubwira ngo icyo kintu cyose uri gukora kiguca intege bitewe n'uko uyu munsi kitageze kuri success wifuzaga, ahubwo urushaho kwibaza ngo ese ni gute nakomeza, kandi ni gute nakomeza kugerageza. Umuhanga umwe yaravuze ngo buriya ntugatinye kugerageza, ahubwo ujye utinya umuntu udashaka kugerageza. Burya umuntu udashaka kugerageza ikintu ntago aba azagera kure, ariko uko ugerageza ikintu burya ugenda wiga, ugenda ukuramo ubundi bumenyi, ugenda ukuramo experience. Ikintu cyose uri gukora ugenda ugikuramo experience, ugenda wunguka ubumenyi. Niyo mpamvu mu biganiro byatambutse twavuze ngo ubundi gukora ni ugutekereza. Iyo ugiye gukora bivuze ngo urimo uragura imitekerereze, urimo uragura ibitekerezo, urimo uraguka muri wowe. Ikindi nakora kirushije kuri cya kinini narindi gukora, yaba ari akazi, nimba uri mu kazi kameze ukuntu wenda, ariko ukaba utekereza uvuga uti nimba ndi muri aka ngaka nakabaye ndi muri aka, byose ukabikorera ukagenda uhatana, ntucike intege, kuko buriya gucika intege ni igisobanuro kikujyana kutagera ku nzozi zawe. Iyo ucitse intege akenshi, kandi turabibona, ushobora kutica intege ariko ugahura n'ibiguca intege. Twavuze tubivuga nkanjye urugero, nagiye kuri chantier baranyirukana, icyo gihe nakabaye naracitse intege nkavuga nti reka mbyihorere si ibyanjye nkagenda, ariko naravuze nuko byagenda kose uyu mukapita nubwo anyirukanye uyu munsi, ejo nzaza nahinduye imyenda. Njye niko nabitekerezaga, kuko urumva nagiye nzi yuko nyine biba bigomba kumera nk'uko nagiye ntekereza, ariko nsanga atari byo. Urumva nimba ugiye kuri chantier hari ibikoresho ugomba kuba ufite, njyewe ntabyo nari mfite, nari ngiye gutyo gusa nkumva yuko ninkasaba utahe cyangwa se bari buhite bakama bakangiza n'ibikoresho, ariko siko bimera. Hariya hari abantu bari gukora hari abantu bananze ku chantier bazi uko bakora kuri ako kazi. Rero nawe nkurikiranye, njyewe naje kukubwira gukora, nkubwira ndetse no kudacika intege ku kintu uri gukora. Waba uri umusore, waba uri iki, wicika intege, kuko akenshi usanga twakuriye nyine mu myumvire usanga abantu akubwira ngo icyo kireke, icyo nawe kizakugeza, icyo kivemo, icyo so rero ugasanga nyine abantu bagenda baguca intege, ibyo uhura nabyo biguca intege, society ikaguca intege, ibi nyine ugahura na challenges nyinshi kandi zitakubwira kwaguka cyangwa se gutera imbere, ahubwo ugasanga kenshi amagambo aza mu mutwe cyangwa se mu matwi yawe ni ukuvuga ngo iki kintu kireke. Rero nkubwira ngo nta kazi gaciriritse, nta kazi ko kudakora, ibintu byose tugomba kubikora kubera intego dufite. Ese ufite iyihe ntego? Urashaka kugera he? Ibintu biri kuguca intege byima amatwi, yaba ari umuntu uguca intege ku ruhande, yaba ari sosiyete iguciye intege, yaba ari n'ababyeyi bawe. Wowe ikintu utekereza, ibaze ngo ese nzacyagura gute kugira ngo wa muntu wagisuzuguraga, wa muntu utajyaga agaciro, agiha agaciro kandi koko gakikwiye. So gucika intege rero naje kukubwira ngo gucika intege, ushobora kugucika intege wenda uri gukora, uri umucuruzi ugacika intege. Urumva rero wikwemera ikintu cyose kizaguca intege mu buzima, ikintu cyose kizaguca intege. Buriya nimba hari ikintu gica abantu intege, ni amagambo aza mu matwi yacu, n'ibyo twumva, n'ibyo tubonesha amaso, biduca intege zo kutagera aho twifuza kugera cyane. Hari ukuntu umuntu akubwira ati ibyo bireke, basanga wowe muri wowe urimo urashaka gukora, hari aho ushaka kwifuza kugera, ariko kubera yuko turi muri sosiyete irimo abantu benshi batandukanye kandi batifuza bimwe, badatekereza bimwe, badafite intego z'ukuri, wowe banza umenye ngo nta muntu duhuje intego kuri iyi si, nta muntu n'umwe muhuje intego, nta muntu n'umwe muhuje ibitekerezo. Intego yawe ufite ni wowe ku giti cyawe, aho ushaka kugera ni wowe ku giti cyawe.
ikintu wifuza cyose ni wowe cyubaka ku giti cyawe. Wikwemerera umuntu ngo aguce intege inshuti yanjye, wikwemerera umuntu ngo aza kuganirize umutega amatwi aguce intege. Abenshi duhura n'ayo magambo, wowe nkurikiranye hirya no hino ku isi aho uherereye, abenshi duhura n'ayo magambo aduca intege, ibikorwa biduca intege, abantu batubwira yuko bitazakunda nibo duhura nabo. Uwo muntu ukubwira ngo ntibizakunda ku nzozi zawe ndetse n'icyo utekereza, amubwira ati byihorere, n'ubundi ntawe ufasha agiye kuguha. Nese ko atari intambwe agiye kugutera, icyo agiye kugutera ni ukuguseka gusa. Rero umuntu yiguca intege, higira ikintu kiguca intege ku ntego zawe, we fakasinga ku cyo ushaka kugeraho. Usanga umuntu arajya mu kazi kubera ko iyo yumva anyotewe kujya mu kazi n'ayo kamuhemba yose, ariko kubera iyi si dutuyemo n'ikigare no kugendera ku by'abandi, umuntu yadasobanukiwe icyo ashaka yumva byinshi ndetse bikamuca intege, sinzi abajya bavuga ni umugani ariko reka mbe muretse, ariko nimba ngo abahigi benshi bayobya abazi iyo migani, sibyo? Rero we nimba ufite intego y'icyo ushaka kugeraho, fakasinga kuri icyo kintu, tera intambwe kuri icyo kintu. Yego nibyo umuntu ushobora kumugisha inama, ariko wakumva adahuye n'intego zawe. Ubundi umuntu uzajya wirengera risike ukavuga ngo ngiye gukora iki kintu ntitaye ku muntu wese tuzavugana, ntitaye ku uwo nzagisha inama akambwira ko bidashoboka, ariko ndagikora. Icyo gihe ugera kure. Kandi narababwiye umuntu wese namaze kubona cyangwa abantu tuvuga, umuntu wese wafashe risike y'ibintu abantu badashaka cyangwa badatekereza akabikora, akemera akababara, akemera akabivunikira, ariko bikagira umusaruro, inshuti yanjye, wowe nkurikiye, wa undi wagucaga intege agaruka akubwira ati warakoze gutekereza bino bintu, nta n'umuntu wabashije kubitekereza mu gihe cyacu. None se wowe uracibwa intege n'iki? Niki kiguca intege? Wikwita ku magambo, wikwita ku bantu, no, focus kucyo ushaka kugeraho. Nimba ari akazi gakore, umuntu yiguca intege. Nese ibyo ngibyo ndi kukubwira byo kugendera mu kigare, umuntu akaguca intege, akaza akakubwira amagambo, akaza akaguca intege neza ngo arebe yuko ubireka. Uzareba iyo biretse. Nese iyo biretse hari iyindi nama guha, hari ikindi gitekereza guhaye, hari indi nkunga guhaye, se byibuze ngo ukore ibirenzeho. Njye naje kukubwira ngo wibereyeho, kandi uzakomeza wibereho, wiyubake ku giti cyawe, hanyuma ubwo uzishimira ibyo wagezeho bikuvunye yuko hari abandi bifuza kubigeramo nabo ngo bibashimishe. Icyo nicyo kintu kinshimisha, nicyo kintu cyanezeza wowe nkurikiranye. Yego emera uvunike, ariko hari igihe uzishima muri cya gihe uzajya ubona hari abantu bari kuza gushaka kwishimira za mvune zawe. Fata risike, emera uvunike. Rubyiruko emera uvunike, musore, umukobwa emera uvunike, mubyeyi emera uvunike, emera uvunike uhinga, emera uvunike ukora ikintu kigiye gitandukanye. Ariko igihe kimwe bizashoboka kandi bizagerwaho. Emera uvunike, emera uvunike, wowe kora uvunika, ariko wicika intege ku kintu cyose uri gukora. No, wicika intege. Njye naje kukubwira ngo nucika intege uzaba ugeze ku iherezo ry'imitekerereze ndetse n'inzozi zawe. Ariko kandi uyu ni umwanya wo kukubwira ngo ucike intege. Birashoboka, amajwi uzayumva, inama uzazumva, ariko kandi ita ku ntego yawe cyangwa n'icyo wifuza kugeraho. Igira umuntu uzanga gucarenginga kubera ibyo akubwiye. No, njye nta muntu
ushobora kunca intege ku kintu nifuza kugeraho cyangwa se natekereje yuko hari inyungu zikirimo ejo hazaza, ntabwo nakwemerera, kuko naravutse musanga kuri iyi si cyangwa se twahuriye kuri iyi si, ntabwo duhuje umugambi. Nubwo waba uri mukuru wanjye, nubwo uri murumuna wanjye, nubwo waba uri umubyeyi, nibyo waba uri inshuti, twese twahuriye kuri iyi si. So ibyo mbwiye ndagenzura nkareba igifite inyungu gishobora kuneza imbere ku byo natekereje kugeraho. Iyo nasanze ushyigikira ndabireka nkakomeza nkajya imbere ku cyo nifuza kugeraho. Ari nayo mpamvu nawe nkubwira ngo urushaho gutekereza ku nzozi zawe, urushaho gutekereza kuri ejo heza hawe, urushaho gutekereza ku cyaguhindurira ubuzima kuri iyi si wiyiziye ubwawe. Nugira amahirwe uzagenda uhura n'abandi bagufasha kugira ngo ubashe gusohoza za nzozi zawe, kugira ngo ubashe kugera ku ho wifuza. Rero mu by'ukuri nkwibutsa ikintu twaganiragaho uyu munsi, twavugaga ngo umuntu udakora, umuntu utaziga gukora, wowe nkurikiranye ku isi hose, hari igihe uzasanga urangwa no guhora ureba aho abandi bageze, urangwa no guhora ureba ibyo umuntu yaguze, urangwa no guhora ureba icyo umuntu yambaye, urangwa no guhora ureba yuko abana biwe bize, urangwa no guhora ureba yuko umusore mugenzi wawe yagize akazi, urangwa no guhora ureba yuko yambaye ikiba. No, kora nawe ibyawe, kora ita ku ntego z'inzozi zawe kandi uzazigeraho, ntucike. Kandi nkubwire ngo nubwo wari ugiye gucika intege, garukiraho, genda wongeremo imbaraga muri cya kintu, kuko aho ngaho ucikira intege, ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho umuntu ananiriwe, aho niho imbaraga z'Imana zihera zikora. Rero nawe ndagira ngo nkubwire ngo muri bwa buzima waruciyemo boye, muri bya bibazo by'umuryango boye, muri bya bindi byose ubona bitakoroheye mu buzima bwawe, menya ngaho ahubwo niho wakenewe imbaraga kugira ngo urusheho kugera ku musozo wa cya kintu ushaka kuzagera. Imana iguha umugisha, kandi mu by'ukuri nkubwire ngo wowe ukomeza kudukurikirana, tuzagenda dukomeza kubana kandi tuzagenda twunguka byinshi, nzagenda nkukomeza. Kandi namwe ndagira ngo mbabwire ngo tujye duhurira muri comment ibintu tuvuga, ese nibyo nawe hari umuntu waguciye intege? Hari abantu babwiye ko ntacyo bazimarira mu nkurikiranye, hari abantu n'ubu bari guca intege n'ubu bakubwira ati ibyo bintu reka. Njye naje kukubwira uyu munsi, nakubwira ngo wicike intege kuri icyo kintu, wicike intege aho ngaho ugeze aho niho bari kubona yuko ariho imbaraga zawe ziri. Komeza advancing, uzagera ku cyo ushaka kugera. Kandi iteka ntukibagirwe iki kintu muranye, uzishimire yuko za mvune zawe hari igihe babandi bakubwiraga ngo ntabwo bizacamo, bazifuza cyangwa se bazaza kugushaka, bifuza kujya kunezerwa muri bya bindi wowe wavukiye, kandi barakubwiraga ngo nta kintu bizaba. Rero inshuti yanjye mukunzi, wowe udukurikiranya, wowe ukomeza gukurikirana Pastor, twarakubwiye ngo hano muri uyu mwaka ni ukuganira ku kintu kijyanye no gukora gusa, tukajya inama ku ngaruka. Ni gute se twakwirinda izo ngaruka? Ni uko tuzirinda izo ngaruka zo kudakora. Twebwe tubimenye ubu, tuzakora, tuzashyigikira indoto zacu ndetse n'inzozi zacu, hanyuma ejo hazaza. Nese ugira ngo abantu bose turi kubona ubu ngubu bageze ku nzozi zabo, ariko hari ababaciye intege mbere. Nimuganira uzakumva, yaba imiryango, yaba abo mwiganye, yaba abo mwaturanye, yaba abo mugendana, bazagerageza kuguca intege. Ariko wowe wabigize amahirwe yo gukurikirana Pastor TV Show, ndakubwira ngo komeza ita ku cyo ushaka kuzagera ejo hazaza. Ejo nawe tuzakwita miliyoneri. Yes, uzaba uri umuntu wubashywe kuri iyi si, nubwo uri guca muri ubwo buzima. No, wowe wihangane, kora
uzaba umuntu ukomeye mu gihe kizaza, kandi ndabikwizeza. Rero bakunzi bacu, n'ubundi nakagaruka kuri Paccy TV. Uyu munsi twaganiriye neza cyane tukubwira ngo ariko kandi turakwifuriza yuko utaba utekereza ibyo abandi bageze, ahubwo wowe waba utekereza ibyo ushaka kugeraho ndetse n'ibyo wifuza kuzagera mu gihe cyawe ahazaza hawe, ukagira inzozi zo kuzabaho neza ejo hawe hazaza. Rero nakagaruka muze kuri uyu munsi. Mwakoze cyane kudukurikirana, we musore, mukobwa, mu mama, mu papa. Turakubwira ngo muze uko bizagenda kose kuri iyi si dukeneye gukora. Tuzakora bituvuna, tuzakora bitubabaza, tuzakora tubona bidashoboka, baduca intege, bataduca intege, bitugoye, bitukomere. Ariko uko turushaho gukomeza gukora tuvunika, bivuze ngo turimo turategura ejo hazaza tuzaba tunezerewe. Rero ni amahoro cyane, turabakunda cyane, turabishimiye kubana nawe, kandi nawe uyu munsi dukurikiye kandi subscribe, ntugahumbe ibiganiro byacu. Uko turushijeho kwapodinga ibiganiro byacu bizajya bigugira ikintu gusa, bizajya bigusigira indi nama. Ijambo ry'umunsi uzajya urikura mu hano. Urakoze rero, kandi urakoze cyane ukomeza kudukurikirana. Imana ikomeze igumisha kandi udufashe ubutumwa bugere hirya no hino ku isi, kandi uhereye ku nshuti zawe, kugira ngo ubahe ibi byiza twakuzaniye nka Paccy TV, kugira ngo bikugereho, kugira ngo tujye inama, kugira ngo tuganire. Iki ni igihe nyacyo kandi cyiza cyo kugira ngo wowe unkurikirana umenye ibi bintu, hanyuma bigufashe umenye uko ugenda kuri iyi si hirya no hino aho uherereye, ndetse n'uko ubyitwaramo umunsi uzahura nabyo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze.